nakunze kwiryo jambo ryanjye riza mu ndirimbo nyinshi twagiye turirimba. Rero muri ndi aravuga ngo muri iyo nzira iruhije mbese muragana he? Igisubizo ngo turagana mu gihugu Imana itunganije. Ikindi kibazo ngo igisubizo n'ubundi ngo mu bikombe by'imisozi niwo duca tujya ibwami, niwo duca tujya ibwami inshuti muze tujyane. Mu bikombe he no mu misozi niwo duca tujya ibwami. Ntabwo ari ahantu heza gusa, ahubwo hari n'ahantu hagoye, hari n'ahantu haruhije, ariko niyo nzira hehe ijya ibwami. Amen. Rero indirimbo iraza guhuza amagambo tugiye kuganira, ariko mbere ko dusoma ijambo ry'Imana badushima Imana ko Imana yatuze iki cyumweru twese twateranye tugana gutya hamwe n'abashyitsi. Imana ishimwe cyane. Ikindi ndashima Imana ko ari Imana yadukoreye muri iki cyumweru. Kuwa gatatu hari ikibazo kigiye kuba umufasha wanjye cyabaye, ariko ntabwo byari uko Satani yashakaga, kuko Imana yatugirira neza ukuntu yatuburiye mu ijoro turasenga tutazi ikibazo gishobora kuba. Muri icyo gitondo kwa gatatu agiye mu kazi agira ikibazo cy'impanuka mu kazi, ariko Imana yaramurengeye. Naje kumenya nanjye nageze ku kazi, ndetse arambwira ko Pastor James yari wamukuyeyo amujyana kwa muganga, nawe Imana imumugisha ko yitanze mu icyo gitondo. Ubwo rero Imana yahabaye kuva kuwa gatatu kugeza ubu ntarasubira mu kazi, byajya ku mavuriro atandukanye, mu randevu ku bitaro gutyo n'ejo azajya n'ahandi gutyo, ariko Imana ishimwe ko yamurengeye akaba atarapfuye, akaba ataravunitse. Imana ishimwe cyane. Ikindi dushima Imana ko Imana yarinze Aroni mu gihe twazindukiye mu Rwanda twamusizeyo. Rero iki cyumweru Imana yaramurinze agirana amahoro. Imana ishimwe cyane. Ubwo rero kuri ibyo byose bifasha duhereza Imana icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Ngo twihute dusome ijambo ry'Imana tuganiraho kuri uyu munsi. Ni amagambo tumenyereye dusanzwe tuzi, ariko nicyo atekerezaho yarongera tubere mashya. Ijambo ry'Imana ntabwo rijya risanzwe. Amen. Tugiye gusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Turasoma ibice 7 mu wa 13 n'uwa 14. Twongere dusome Luka ibice 13 mu wa 23 kugeza kwa 30. Ni amagambo tuvuganireho uyu munsi. Matayo ibice 7 mu wa 13 n'uwa 14. Twongere dusome muri Luka ibice 13 mu wa 23
kugeza kwa 30. Kadusome muri Matayo, dusome izina rya Yesu. Aratubwira ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Amen. Kadusome no muri Luka 13 guhera ku murongo 23. Nawe aratubwira ngo umuntu aramubaza ati databuja, mbese abakizwa ni bake? Nawe aramusubiza ati mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe. Nyir'inzu namara guhaguruka agakinga urugi, namwe mugatangira kurukomangaho muhagaze hanze muvuga muti mwami dukingurire. Azabasubiza ati simbazi, sinzi naho muturuzi. Nibwo muzavuga muti kandi twariraga imbere yawe, tukanywera imbere yawe, ndetse ukigishiriza mu nzira z'iwacu. Ariko azababwira ati sinzi aho muturutse, mwumve imbere nta nkozi z'ibimwe. Aho niho azaririra bakahekenera amenyo. Mubonye Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abahanuzi bose bibereye mu bwami bw'Imana, namwe mukaba mushukumwe hanze. Hazaza abava iburasirazuba, iburengerazuba n'ikasikazi n'ikusi, bicare basangirire ubwami bw'Imana. Kandi rero hariho ab'inyuma bamwe bazaba imbere, n'ab'imbere bamwe bazaba inyuma. Amen. Haleluya. Uyu munsi dufashe ko tuganira kuri aya magambo bahaye umutwe n'ubundi ntabwo utandukanye n'aya magambo uvuga ngo tugire umwete wo kwinjira mu irembo rifunganye. Kugira umwete wo kugira ute? Kwinjira mu irembo rifunganye, kuko iryo rembo ririho inzira ijya mu bwami bw'Imana. Hano twanje gusoma muri Matayo ntabwo muvugaho byinshi, murabizi ko ari intumwa ya Yesu, kandi uyu nguyu yari umukoresha w'ikoro, yari umuntu usoresha. Murazi ko abantu basoresha rero usanga abantu bavuma kandi bagendera ku mategeko, bamwe bagakiranuka pe, ariko abantu benshi basanga babagira ruvumwa, tukaba babita abagizi ba nabi gutyo. Ariko uyu nguyu yari umukoresha w'ikoro, ari umuyuda. Yesu aramuhamagara nawe amugirira umwana. Rero aya magambo hano kandi dusomye ni amagambo Yesu yabwirije abantu ari ku musozi wa Herayoni. Rero mu bice 5 Yesu bari ku musozi wa Herayoni, abantu benshi baraza muteranira imbere. Rero ababwiriza amagambo menshi, ahereye kuri ry'amagambo avuga yerekana abahiriwe abandi. Yababwiye amagambo menshi rero kugeza muri aya dusomye mu gice cya 7. Hano Yesu arababwira ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Hano Yesu yerekanye amarembo 2. Ndumva amarembo ni ijambo tuzi Kinyarwanda cyangwa gate mu Cyongereza. Rero mubona hano hari amarembo menshi tubona winjiye mu isoko, usanga handitse inter, ni irembo ryo kwinjira mu isoko. Handitse exit, naho kugira ute, naho gusohokera. Mubona ko ari amarembo yo na za parikingi, aho imodoka zinjirira, amaparikingi yo mu mazu. Bari aho imodoka zinjira, noneho hariho amarembo matoya y'imodoka ntoya, sibyo? Kabona amarembo bashaka kwinjiramo na za modoka nini. Noneho ariko aya marembo akabaho n'andi gusijyamo gutyo gutyo, amarembo murayazi cyane. Habaho n'amarembo twabonaga kera aho banyuzaga nk'amatungo, inka bazitera nk'umuti, bazitera bazapompa nk'umuti, kubera gutyo ndumva wayo murabizi cyane, bitera ibintu byitwa ibirombe n'ibindi bintu kugira ngo ujye kuzirya. Izo nka zikanyuramo aho hantu n'ako karembo, ahita abasha gukerereza gutyo. Urumva ko ryari irembo zinyuzwamo, ariko ari irembo ritoya, ariko zagiye kunyuramo izo nka. Aho n'undi marembo y'amatungo n'amatungo. Murumva amarembo ari hejuru kandi ijambo tuzi cyane. Yesu naza n'imigani ariko agakoresha imigani kwinshi abantu bazi. Amen. Yesu agakoresha umugani ariko ashingiye ku kintu abantu bazi. Yakoresha ikintu batazi ntabwo yari kuri byari byo, ariko yashingiye acaga umugani, yashingiraga ku kintu bamenyereye asobanukiwe. Rero Yesu abacira umugani, avuga ku marembo 2, avuga irembo rifunganye, kandi avuga n'inzira ijya mu bugingo.
avuga ko irembo rifunganye ari ryo ntangiriro y'inzira ijya mu bugingo, kandi iyo nzira biraruhije. Abayinyuramo ni bangahe? Ni bake. Ntabwo Yesu yavuze umubare, ariko Bibiliya yatubwira ngo abayinyuramo ni bake, abajya mu bugingo buhoraho. Aragaragaza irembo rigari kandi n'inzira nini, ngo abayinyuramo ni benshi. Irembo rigari n'inzira nini, n'abayinyuramo ni bangahe? Ni benshi cyane. Ariko iyo nzira ngari abayinyuramo ni abajya kurimbuka. Yesu rero avuga aya magambo abaciriye umugambi. Reka tuanze tuvuge no kuri amagambo yabyo muri Luka, turabona tuhagarukeho. Hano naho ko twabyumvise muri Luka, umuntu yarabajije ngo mbese abakizwa ni benshi. Ubwo rero ndashaka kumenya abamukurikira niba ari benshi cyangwa niba ari bakeya. Uwo muntu abibaza Yesu, ariko Yesu nawe amubwirira ijambo n'ubundi birashoboka ko ariyo magambo abanditsi banditse yaravuzwe igihe kimwe, ariko banditse abantu babiri batandukanye, hakaba n'utuntu tugiye dutandukanyamo dukeya. Yesu hano twasomye muri Luka, hano Yesu aramusubiza ngo mugire umwete wo kwinjira mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazashaka kuyinyuramo babibasha. Amen. Haleluya. Haleluya. Yesu aramubwira ngo mugire umwete wo kugira ute? Kwinjira mu irembo rifunganye. Ngo ndababwira yuko benshi bazashaka kuyinyuramo babibasha. Igihe kizagera abenshi bifuze kurinyuramo biba bishobora. Kubera iki? Kuko barangaye, batakaje igihe cyabapfiriye ubusa. Igihe bagomba kwinjira ntibinjira, barakererwa. Ku murongo wakurikira yaravuze ngo nyirinzu namara guhaguruka agakinga urugi, namwe mugatangira kurukomangaho, muhagaze hanze muvuga muti mwami dukingurire. Azabasubiza ati simbazi, sinzi naho muturutse. Murumva ko Yesu abivuze. Igihe nikigira nyirinzu azahaguruka bakinga urugi, namwe bazaba batarinjiye mbere ngo mutangire gukomanga ku rugi, vuga ngo databuja dukingurire. Ariko azasubiza ngo iki? Simbazi, sinzi naho muturutse. Urumva ni ikintu gikomeye cyane. Hari igihe iri jambo ritwibutsa igihe cya Nowa. Nowa yabwirije abantu abazi inguge n'ugamana ngo ndetse kuyiga amasengesho, ariko abantu bagaseka Nowa nyine bakamwita umusazi. Ariko n'abamufashije ngo barananirwa, niko abasesenguzi babivuga. Ariko igihe kiragera Imana ibwiye Nowa ngo injira mu mugi n'umuryango wawe, kuko ariwe bari mu kiranuka n'iki gihe. Barinjira. Nowa yinjiza amatungo gutyo ntubari kudedera mu isi. Ariko biruka ko abantu baje gukomanga muri bya bindi 38 mu ndirimbo z'agakiza. Abantu bakomanga ngo Nowa witubeshya imvura yahita. Ariko igihe bashatse kwinjira yarabwiye ati ntabwo ari igihe wakinze. Ntabwo ari igihe wakinze. Kuko Imana niyo yagize ute? Ntiyakinze izo nzugi. Kuko mu gihe mu minsi 7 yinjizaga amatungo n'inyamaswa, abantu baramuseka gato. Uwagomba kugira amahirwe yo kumva yari kwinjira, ariko ntabwo yagize ute? Ntabwo winjiye. Hano Yesu aravuga ngo icyo gihe nimutangira gukomanga nyirinzu yamaze gukinga, azabwira ngo simbazi, sinzi naho muturutse. Ariko muzire kugira ngo umuntu akwihakane umunsi, si ikintu gikomeye, si ikintu cyabaza. Umuntu ukagenda uramwiringiye, ariko wenda bitewe n'impamvu runaka nyine utatuganije, cyangwa se bitewe n'ukutemerera kugira ngo hantu wahagera akakubwira ati oya ntabwo munsi, si wowe twabanyana, si wowe twakorana, si wowe rwose ubabare ntabwo munsi. Bijya bibaho gusa. Rero Yesu abwira iryo jambo ko igihe kizagera akabahakanira ati simbazi. Kubera iki? Kuko babaye inkozi z'ibibi. Tugarutse kwa aya magambo rero, abasesenguzi benshi bagerageje kugaragaza cyangwa bagerageza kwandika ibitabo bagaragaza irembo rifunganye iryo ari ryo, cyangwa berekana iranzi riruhije iyo ari ryo. Bakerekana ko ari ukwitanga umuntu yitangiye gukiranuka. Umuntu akitanga yitangiye gukiranukira Imana, haba mu bihe bikomeye umuntu akemera kwitanga
akitangira umurimo w'Imana. Icyo gihe iyo bigereranywa n'iriya nzira igoye umuntu aba yemeje kugira ute kunyuramo. Mujya mwumva abantu bagiye bitwa intwari, nubwo bamwe atari mu bijyanye n'iby'iyobokamana, ariko ababaga baritangiye igikorwa wenda bagatakaza n'ubuzima bwabo, ariko bakitangira ikintu gikomeye. Na Bibiliya itwereka abantu bizwi intwari. Urumva nuko abantu bakiranutse kandi Imana ikagira ute ikabashima. Amen. Abantu babaga bitanze, bakitanga nta kintu basize ku ruhande, bagatanga n'ubuzima bwabo. Abo ngabo icyo cyagiye gituma bitwa intwari. Rero kwitanga umuntu akamaramaza, akitanga kubwo gukiranuka no kumvira Imana. Iri jambo barigereranya no guca muri iryo rembo rifungana, cyangwa se guhitamo ikintu gikomeye, nabyo bakabigereranya no guca mu irembo rifungana, cyangwa gufata ingamba zikomeye kubwo umurimo w'Imana, kubw'inzira y'Imana, kubwo kumvira Imana, nabyo bikagereranywa no guca mu irembo rifungana. Amen. Rero irembo rigari bakagaragaza ko ari cya kintu cyoroheye abantu bose, ari ahantu bita muri popira, umugane munini unyura, umugane munini ukunda, umugane munini ukora. Ibyo ngibyo kitwa irembo rigari cyangwa ya nzira ngari, sibyo? Twabigereranya n'ibyo hano kuri iyi si. Hari abantu batajya guhitamo ibyo abonye byose byadutse, nawe akabikubitamo byose akabyifuza. Ibintu nk'ibyo uwo muntu aba ari mu nzira ngari, utashoboye guhitamo, wahitamo neza ko ijambo ry'Imana risaba, akabasha kugendana na byose, akabasha kugendera muri byose, agakora byose ibidashimishije Imana byose. Uwo muntu ari mu nzira ngari, kandi numva ko bikwerekeza hehe? N'irimbukiro. Ubwo tugiye kuvuga ntabwo tutangira ibintu byinshi cyane ubona ku isi bibaho, kuko abantu benshi bariho bitwa ngo bari kujya mu nzira, bari kujya mu bwami bwo mu ijuru, ariko ugasanga barashaka kugendana na byose, iby'isi bakabikunda, iby'Imana byose bakumva ko babijyanira hamwe, ariko ntabwo byashoboka. Ijambo ry'Imana irembo rifungana, ubundi busobanuro dukurikije ku byo Yesu yavuze. Haleluya. Amen. Tukujyana ku bw'iri busobanuro Yesu ku yandi magambo Yesu yavuze. Yesu yavuze ngo kumurikirana kwikorera umusaraba, uwemeye kumurikirana kwikorera umusaraba we iminsi yose. Kwikorera umusaraba rero urumva ntabwo ari ikintu cyoroshye. Kwikorera umusaraba ubuzima bwawe bwose. Umusaraba ugereranywa n'ikigeragezo ubasha guhura nacyo mu buzima bwawe, ugasanga ari umubyeyi wawe ntacyo yagikoraho, umuvandimwe wawe ntacyo yabikoraho, inshuti zawe ntacyo zabikoraho, iyo wabona n'abaganga ntacyo babikoraho. Ariko icyo gikorwa kuko nahisemo Yesu, nzemera kubana nacyo kugeza mpfuye, ariko ntabwo nzihakana Imana. Amen. Icyo cyo kiremwa no kwikora umusaraba ubuzima bwawe bwose. Icyo gihe rero uwo muntu ukora umusaraba agera muri iriya nzira iruhije, iriya nzira kujya hehe? Mu bugingo. Ahandi ijambo ry'Imana tuba kwihanganira imibabaro. Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ati, mwene data Timoteyo ndakwandikira kugira ngo nawe ubashe kwihanganira imibabaro, kuko ntawakwishyira mu by'ubuzima ngo abashe gukora umurimo w'Imana neza. Pawulo ari kwandikira Timoteyo amugira inama kwihanganira imibabaro ku isi ni myinshi murabizi. Hari indwara zikomeye, hari inzara, hari ubukene, ibintu bikomeye, ibyago bitandukanye. Ibyo byose umuntu ubyihanganira aba ari muri iriya nzira ijya mu bugingo. Amen. Ariko umuntu utabyihanganira akananirwa, murumva ko uwo muntu aba ayobotse iriya nzira yindi. Hari abantu bananirwa bakavuga ngo igihe nakoreye Imana ni igihe kirekire, ibyo nayikoreye ni byinshi, none Imana yemeye ko mpura n'izi ngorane, kandi narayikoreye, no guhera uyu munsi nanjye binakoraga ndabiretse. Hari abantu bajya bivumbura benshi, ibi n'ibi ndabiretse, iri torero sinzarisubiramo, uyu murimo Imana akoraga sinzongera kuwukora. Uwo muntu wagize ute? Aba ananiwe. Ariko ijambo ry'Imana tugaha no guca muri iyo nzira mu irembo rifunganye,
kunyura muri iyo nzira igoye inyurwamo na bake ni ukwihanganira iki? Imibabaro. Haleluya. Kandi ijambo ry'Imana tugira kwiyanga. Yesu yaravuze ngo udetemera kwanga se na nyina, ntiyange uwo bashakanye, ntiyange mwene se, ntiyange mushiki we, ntiyange umwana we, ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Urumva iryo jambo ryoroshye? Urumva ryoroshye? Nabanga urugero, hari ibyo twagiye duhura nabyo kera, ugasanga ni umukozi w'Imana. Murabizi ko mu itorero ryacu nk'uko bwa gipagani abakristo bamutaha. Urugero mu miryango yo kugira akaba yihaye Imana, noneho ugasanga umuvandimwe agize bwa bukwe bwa gipagani. Abantu bati none wowe ntabwo urabutaha, kandi mwene nyoko, kandi mushiki wawe aragenda gute? Ariko wa muntu uko yihaye Imana akavuga ati mwebwe mutaha, ariko njyewe sinjye gute? Sindabutaha. None se uwo muntu yabaga yemeye gutuka n'umuryango n'abandi bose ariko agakiranuka? Siko biri. Uwo muntu akemera agakiranuka akavuga ati sinakora icyaha, nubwo bimeze kuriya biramureba, abamushyigikiye muramufasha, muramufasha mu bikorwa, ariko njyewe kuko nzi uwo nkurikiye ntabwo mbijyamo. Uwo muntu akanga kubijyamo kandi agakiranuka. Urubyumva ni kwa kundi kuvuga, ntabwo avuga ngo wanze umuryango urawanze ugize abanzi bawe, ahubwo ni kwa kundi ibyo bagusaba gukora uko binyuranyije n'ijambo ry'Imana uba utabyemera ukabihakana, ahubwo turushaka mubice, ariko ibyo Imana yite biramuke. Haleluya. Rero nibyo Yesu avuga ari kuvuga. Umuntu akabana n'undi kubera umwizera udatizera, akamanga bakabana batumvikana, ariko amuboye iki? Kuko ibyo akora udatera ibyo akora. Yesu arakavuga ngo utemere gusiga umuryango we, abo bafite isano ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Umwigishwa byasaba kugira ngo wemere ibyo Yesu agusaba gukora, byagutegeka mbere kubikora, utitaye ku bya bindi, imigenzo n'ibindi byose abakora. Kwiyanga twese mu bintu byinshi. Hari ibyo abandi baba bakunze ariko ugahitamo kubireka kubera iki? Kubera icyo ukurikiye, kubera Yesu wahisemo. Amen. Ukavuga uti nubwo abantu benshi babikunze, ariko jyewe ijambo ry'Imana ndabiyemera. Nubwo baguseka ntacyo bitwaye kuko Imana ifite Imana ikwemera. Pawulo yanditse ijambo ryiza mu Filipi, aravuga ngo ibyari indamu yanjye byanditse igihombo kubwo kuronka Kristo Yesu. Ngo kandi niyo bitekereje ko ari amase bwo kunguka ubutunzi bukomeye aribwo kumenya Yesu. Murumva rero ko kwiyanga gukurikira Yesu byasaba no kwiyanga. Niyo waba umwe mu itsinda ry'abantu benshi, ariko icyo bashimye wowe ukabuza ko Imana itagishima, wowe ukacyanga, niko kwiyanga. Kwigomwa icyo bagomba gukoresha ukagikoresha mu murimo w'Imana, ukagenda mu murimo w'Imana ugendereza, umurimo w'Imana udasubira inyuma, umurimo w'Imana hatavukamo ikibazo gikomeye. Kwemera gutanga ibyawe aba ari kwigomwa. Ni byinshi twavuga. Gutanga igihe cyawe, kwigomwa inyungu ntakari kubona, kuba wareka ibindi bagomba kubona abandi bakabiharanira, wowe ukabereka kubwo umurimo w'Imana. Ni byose ni kwiyanga. Gukurikira Yesu birasaba kurute kwiyanga, niko guca muri iyo nzira igoye ijya mu bugingo bwawe. Amen. Hari n'ibindi byinshi cyane twavuga, ariko harimo no kwitandukanya n'ibyaha. Ibyaha binaniza abantu benshi mu nzu y'Imana, bikananiza neza gukurikira Imana. Ariko umuntu wiyemeje guca muri iyi nzira, icyitwa icyaha cyose n'icyitwa ikisa n'ikibi cyose, agerageza kwitandukanya nacyo. Kandi koko iyo wiyegura Imana, Imana ifite imbaraga, iguha imbaraga zo kwanga icyaha, ukacyanga kandi ukagitsinda. Amen. Yesu yabwiye wa mugore w'Umusamariyakazi, aramubwira ngo iyo wabuze impano y'Imana, ukamenya n'ugusabye amazi uwanywa, umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo, ntuzongere kugira inyota ukundi. Urumva iyo utavugaga ni iyihe? Ni iy'ibyaha byaramugize imbata. Wibuke ko Yesu yamubajije mbese nuvuga ngo ugenda uzana umugabo wawe, aravuga ngo ntawe mfite. Aravuga ati uvuze ukuri kuko muri kumwe n'uwa gatanu, ariko rero ko si uwawe. Urumva se ko Yesu ntiyamuhariraga umutima we? Rero icyo gihe samubwira ngo iyo wabuze impano y'Imana, ukamenya n'ugusabye amazi uwariwe, nawe uwusabye akaguha amazi y'ubugingo. Ayo mazi y'ubugingo nayo kukamura muri iryo rari ry'ibyaha, agasigara akiranutse kandi afite imbaraga z'Imana zituma atabashije muri ibyo byaha. Yesu afite ububasha rero ku muntu umweguriye, ku muntu umwisanga, akavuga ati mwami mfata ukuboko, niyemeje gukurikira by'ukuri,
izo mbaraga Yesu arazitanga. Amen. Hano rero tutatinze cyane, hari andi magambo Yesu agiye asobanura agaragaza iby'irembo. Yesu avuga ngo Yesu ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Haleluya. Amen. Muri Yohana Yesu avuga ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ko nawe ujya kwa data ntamujyana. Murumva ko rero uyeguye Yesu aba yiyemeje kwinjira muri iyo nzira, kunyura muri iryo rembo, kuko Yesu niwe nzira, niwe kuri, kandi niwe bugingo, byose biri mu biganza bye. Ahandi hantu ijambo ry'Imana akatubwira ngo Yesu avuga ngo umutwaro wanjye nturemereye nuko unkorera ntibiruhishe. Yesu yahamagaraga ngo naniwe, aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe munsange ndagira gute ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu wanjye kandi munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uruhukiro mu mitima yanyu. Haleluya. Amen. Yesu atanga uruhukiro mu mutima, umuntu akagendana amahoro abantu batamenye. Umuntu akagira amahoro nubwo yaba yaburaye, ariko akumva indirimbo muri we, akumva amashimwe yenda aza kubera amahoro Yesu atanga. Yesu yakubohoye ukabohoka by'ukuri, aguha uruhukiro mu mutima, kwa kugenda ufite umunezero, nta nzangano ziba zirimo, nta mujinya, nta burakari, nta nzika, ibyo byose biba bikirimo. Yesu amaze guha amahoro, aba ari umunezero gusa. Rero Yesu aravuga ngo umutwaro wanjye nturemereye. Abantu bari mu ntege nke bavuga gukora Imana biratunaniye, muri iki gihe sinzi ko tuzabishobora kubera iki intege nke. Ariko umuntu wamaze kwinjira muri Yesu neza, agasabana n'Umwami Yesu, asa kumukora bitabihishe, ntabwo yihishe. Yesu aravuga ngo umutwaro wanjye nturemereye, kunkorera ntikuruhishe. Ahandi muri Yohana ibice 10 naho Yesu aravuga ngo ni njye rembo. Haleluya. Yesu aravuga ngo ni njye rembo, umuntu yinjira muri njye azakizwa, wazasohoka kandi azabona. Ya magambo atubwira ngo Yesu ni umugeni mwiza. Aho hantu Yesu aravuga ngo ninjira muri njye azagira ute? Azakizwa. Rero ijambo ry'Imana ritwereka ingero nyinshi cyane, ritwereka ingero nyinshi, ritwereka ko uko byaba kose Umwami Yesu ashaka ko tumukurikira dukiranutse, twihana ibyaha, tukamukurikira. Icya kabiri, twihanganira ibibazo duhura nabyo ku isi. Ibibazo duhura nabyo ni byinshi, ibyo duhura nabyo buri munsi cyangwa se igenda bigaruka ari byinshi. Buri wese ugiye kumubaza icyaba kimugerageza, wasanga umuntu afite ikigeragezo runaka. Ariko hano ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo ni ukunyura muri iyo nzira iruhije, ko dushaka kuzabona Imana. Amen. Ni inzira iruhije, ko twarinde n'irambere muri iyo nzira iruhije. Mbese muragana he? Uturajya mu gihugu Imana itunganije, mu bikombe n'imisozi. Urumva guca mu bikombe, kumanuka muri bande hasi, ukongera ugaterera imisozi, byose biraruhije. Ariko niyo nzira, niyo nzira abantu benshi bagikizwa, kumva ko kugira mu Mana ni amahoro, nta kibazo runaka. Imana ntizemera ko nsonza, ntizemera ko ndwara, ntizemera ko mugara. Aho ngaho ijambo ry'Imana tubwira ngo ni baramizwa amata n'ubuhinji. Ariko amaze gukura mu mwuka, nyine niwagera umwanya warya indyo ikomeye. Amaze gukura nyine Imana irabatoza, ikabigisha, bakabasha kwihanganira ibikomeye. Rero muri iyi nzira ntabwo ari amahoro gusa, ariko turasabwa kubyihanganira kugira ngo tuzagere mu bwami bw'Imana. Amen. Haleluya. Rero nk'uko twabivuze, muri iyi nzira rirara mu kwezi avuze mu irembo rifungana, hariho ibyo utabashaka kubyinjirana, kwinjirana muri iryo rembo. Ni ibiki biri gutandukanya n'Imana byose. Nigeze kuvuga ku muntu ntabwo turisesengura cyane turabivuze ikindi gihe, ariko uwo muntu ntabwo nzabyibagirwa. 1995 turi mu masengesho, umukozi Imana atubwirije ngabaye hano munsi, ariko yaduhaye ubuhamya bw'umukristo umwe n'umukozi Imana kandi ari mu diakonesi. Aba mu nzu y'Imana
akorera Imana ko ikintu kimwe yanze kurekura, yanze kwihana ngo akireke. Urumva? Noneho Imana igakoresha umwana we, Imana imuha impano ikamukora ku maso, akerekwa ko hari ikintu nyina abitse kibanga. Umwana bimubwira, nyina akamugira umusasa. Ariko yatuzwe ejo bundi, wakimuka ejo bundi ngo zibivuga, akamutwara. Ariko igihe cyarageze, igihe cye cyo kuva mu buri kiragera. Umubyeyi arataha uko tubivuga. Ariko abakozi Imana, uwo mukozi Imana yatubwiye, kugira ngo murabizi ko basenga, ariko abantu basengera umuntu anasanga bakamusengera, bakabaza Imana ahantu agiye, babishyiraho umwete, Imana ikabereka urugendo rwe, bakamenya ahantu yerekeye koko. Ibyo mvuga ndabizi. Rero uwo muntu byarangiye iryo banga yari afite ari akantu gatoya, ukamuhindukira urukuta runini cyane, uko umukozi Imana abyeretswe karakora urukuta runini cyane. Ubwo ni uko ahera aho ngaho bitewe n'uko yanze kwihana. Urumva rero muri iyi nzira urugendo turimo rugana mu ijuru, birasaba nyine kwiyeza tukitunganya. Icya kabiri nyine kandi twihanganira ibyo byose ko iyi nzira iruhije. Rero Yesu yagiye atanga ubusobanuro bwinshi kandi avuga ngo ubwami bw'Imana intware zibugirisha n'iki? Imbaraga. Amen. Ngo zibugisha n'iki? Imbaraga. Ntabwo mva ngo wicare gusa biriza birikora gusa oya, ni ugushyiramo imbaraga kugira ngo ubashe kwinjira ubwami bw'Imana. Ahandi Pawulo yaravuze ngo ni nko kurushanwa, nk'uko mubona amakipe akina bagatsinda cyangwa bagatsindwa, abatsinze bagakomeza, abagize amahirwe bakazatsinda ku gikombe. Baba barakoze cyane, barashizeho imbaraga. Pawulo niko yabigereranyije. Rero hano Yesu yaravuze ngo mugire umwete wo kwinjira muri iryo rembo, kuko inzira ijya mu bugingo inyurwamo na bake kandi iraruhije. Uko dukeneye ubugingo buhoraho, ni ngombwa ko tugira dushyiramo imbaraga kugira ngo tuyigendere. Amen. Hari indirimbo tuba turirimba uvuga ngo inzira ijya mu ijuru murayizi. Iyo nzira ni inzira ifunganye, kuyinyuramo ni ukwiyemeza, kuyinyuramo urumva. Rero umuririmbyi yaririmbye yashobora kuba yashingiye no ku ijambo ry'Imana n'ahandi yasomye. Ntabwo twasoma amagambo menshi muri Bibiliya, ariko yose abatubwira inzira ijya mu ijuru. Rero ushobora kwibaza ngo mbese nabigenzane uyu munsi ko ndi kwisanga muri ya nzira ngari, nakora iki? Uyu munsi wa none ijambo ry'Imana naguha inama ni uko ubasha guhindukira Umwami Yesu. Umwami Yesu ari hamwe natwe, ubwo utamurebesha amaso y'umubiri, ariko aba ari hagati yacu mu buryo bw'umwuka. Ugafata ingamba, ugasaba Umwami imbabazi, hanyuma ugafata umwanzuro. Umwami Yesu yiteguye kubushoboza. Amen. Ikindi kandi ikindi nababwira, gusenga niyo ntwaro ya mbere nkuru y'umukristo. Amen. Niyo ntwaro nkuru na Yesu yakoresheje. Ijambo ry'Imana ritubwira ko Yesu yakoraga umurimo wake, abwiriza abantu, akiza abarwayi, ariko nijoro akarara ku musozi ari gusenga. None ko Umwana w'Imana nta cyaha yari afite, kuki rero yaragiye kwita ku musozi? Niyo mpamvu rero yarasengaga kugira ngo abone imbaraga zimushoboza gukorera Imana nk'uko Imana yamutumye. Gusenga nicyo kibasha gutuma amaso, gusenga nicyo kikwegereza Imana. Ariko iyo ugabanyije amasengesho, hari abantu benshi bishuka bakavuga ati nta cyaha mfite, ibikorwa mu itorero ndabikora neza, ndumva ibintu byose bikwishyira ku murongo, nta kibazo, nzabatsenga nyuma y'ibyumweru bibiri, niba ari kwiriza ubusa nzasenga nyuma y'ukwezi, kandi wenda yabikoraga mu cyumweru. Ibyo nabyo iyo ubikoze gutyo bigusubiza inyuma, kandi iyo umaze gusubira inyuma ntabwo ukiri mu murongo. Iyo umaze gusubira inyuma ntabwo ukifite byatumanaho komunikasiyo n'Imana ntibigikora. Kubera iki? Wagabanyije amasengesho. Ya masengesho uratekereza ukavuga ngo uko biri kose nta gicumuro ufite, ariko kwa kundi ugabanya gusenga no guhora wiyeza, ibicumuro bikwaho byinshi kandi bikomeye. Rero inama nkuru ni ugusenga. Uyu munsi wa none birashoboka ko hari umusaraba nawe wikoreye, hari ikintu wumva
kibangamiye ubuzima bwawe, hari icyo uhora utekereza wumva gihora kikubabaje, nta kindi kizagushoboza kukihanganira ni ugusenga. Amen. Haleluya. Hari abantu benshi twaga tuganira tutari twamaze muri Canada, bamwe twarasenganaga, bamwe tunaturanye gutyo abakristo twahuye mu itorero, nakavuga ati muntu w'Imana rero iki kibazo umva kibangamira sinzi amaherezo yawe. Amubwira nta kindi, buri muntu afite umusaraba we, buri muntu afite umusaraba we, kandi iyi misaraba iratandukanye. Ikigeragezo ufite sikindi afite, ubona ko nawe nta kibazo afite, nawe afite ikindi kintu wije utazi. Bamubwira ngo Imana ashingiye ko nyirwana nacyo, igikuru gukomeza gusenga. Imana nibishaka izakigukuraho, nitabishaka uzasoza urugendo rwawe ukigifite, ariko igikuru ukomeza ukiranuke. Iyo nama nagiraga abantu uyu munsi ntabwo nyibivuga. Uyu munsi wa none hari ibyo ushobora gutekereza ko ngiye gukimana ngize gutya, gukina ameze nk'ariya, ariko ntuzi n'abandi nabo ibyo bafite. Ariko uko byaba kose inama ni ugusenga, ni uguhora usenga, kandi gusenga twiriza ubusa gusa. Amen. Kabaho urugero rumwe ntabwo ntigajya gusoza. Muribuka Daniel ukuntu yabigenje. Daniel muhanuzi Daniel ari Babuloni, amaze kubwirwa ko amaze kumva nyiri ikibazo ko abujijwe gusenga Imana iyo ari yo yose uretse ku ikintu cyose umuntu akeneye kubisaba umwami, kandi we atagomba kureka gusenga. Yasengaga kangahe? 3 ku munsi, kandi yahagaritse ibikorwa yakoraga, kandi akora muri leta. Mu gitondo agasenga, saa sita agasenga, nimugoroba agasenga, kandi buri munsi. Izo nshuro 3 buri munsi. Ntabwo birigira agasenga utakoresha, ariko yahoraga asenga cyane, kandi buri munsi. Murumva ariko gusenga ntabwo ariko bigiye yiza gusa, kandi niba byatwaye iminsi ariko akomeza gusenga kugeza igihe bagiye kumurega baturiya we yakomeje gusenga Imana. Murabizi byose ko byabaye ko mutari bworo bw'impare bwo byose kumwe Imana mukuye. Rero gusenga ntabwo bivuze kwiriza ubusa buri munsi, muzasanga kwiriza ubusa gusa. Umwanya wo gusenga ukwiye kuba mwinshi imbere y'Imana, niho hazaboneka imbaraga zizagushoboza, niho hazaboneka mbese nibyo bizagufasha gutuma ukiranuka, kandi nibyo bizaguha imbaraga mu bikunaniza byose ukabasha gukomera. Amen. Haleluya. Hari urugero rumwe mu gitabo cy'umugenzi, mu Kristo na byiringiro bari mu rugendo rw'Isiyoni, bageze ahantu noneho mu inzira ngo hari hashyushye cyane, bumva ibirenge biri gushya. Noneho bari kugenda muri iyo nzira babona kandi kayira kanyuze iruhande rw'urwuri mu gikingi, ngo akayira kandi kanyuze hirya kandi kameze neza nta kibazo kirimo. Noneho baravuga ati twose kari ibirenge biri gushya, uwareka iyi nzira twinjira muri kariya kayira nibura ibirenge byacu birahumeka. Ariko ako kayira baragafashe kabatungukije ukugihanda yandanya mwihebe, maso icyo gitabo murakizi. Bisanzeyo batagisubira inyuma, kandi ya nzira bataye yafashe ikindi cyerekezo. Murabyumva, aho hantu bahagiriwe nabi cyane bitewe n'iki? Gutinya ya nzira, kandi ariyo bayobowemo kugenderamo. Kuyitinya ngo bajya kwiyorohereza byabagushikize mu kaga gakomeye, kugeza igihe hano cyo kwanga inama mwabaha niyahure.